Hello traders, uyu munsi nk'amasmart traders ngiye kubereka ukuntu twagura cryptocurrency twifashishije platform ya Binance ikoreshwa n'abatari bake hano ku isi. Turakoresha uburyo rero bwiswe peer to peer, aribwo bukunda bwifashishwa n'abatari bake mu gihe bagiye kugura cryptocurrency hano kuri Binance. Ntabwo tinde rero tutabatindiye turaza hano kuri Binance. Ibi tugiye kwerekana birareba umuntu wamaze gukora KYC, umaze no kwiyandikisha cyangwa se gukora sign up kuri exchange ya Binance. Iyo ugeze rero kuri Binance bwa mbere ugifungura application ya Binance, tubona kuri iyi dashboard ihagaze gutya. Murabona hano hejuru, hano iyi ni balance yacu dufiteho. Tugiye kugura crypto dukoresheje icyitwa peer to peer. Tuzaza rero dukande hano handitsemo hano nitumara kuhakandaho gutya tuzascrollinga gutya tuzamuke tuze hano handitse P2P. Hano dukandaho tuzagira gutya tuza iyi dashboard ihagaze. Iyi dashboard nituyigeraho izaba itwereka ibintu by'ingenzi cyane, mwitegereze cyane mbereke. Murabona hano hejuru handitse buy, hano hakurikiyeho ni sell, murebe n'aha hantu handitse RWF, hano hejuru handitse buy rero, na hano hakurikiyeho handitse sell. Nidukanda hano handitse buy tuzaba tugiye kugura cryptocurrency. Ubutaha tuzakora video yerekana neza uburyo ugurisha cryptocurrency ufite kuri Binance, noneho ukabikura amafaranga akakugeraho ku mobile. Uburyo tugiye gukoresha bwa peer to peer ni uburyo yizerana, wowe wizerana n'umuntu w'umu agent ukoresha Binance hifashishijwe ikoranabuhanga rya blockchain. Tukizerana mw'ubwo buryo ntihabeho kunyanganwa no kwibwa amafaranga cyangwa se crypto zawe waba ufite kuri Binance. Rero nk'umupro tugiye kwereka hano ugiye kuzajya akoresha Binance nka exchange imuhereza uburyo bwo kubikura cyangwa se kubitsa. Ubu tugiye kureba uburyo wabitsa cyangwa se ukagura crypto. Tugiye kugura cyitwa USDT mu buryo bw'amafaranga. Mubona hano hejuru handitse RWF, ni uburyo bw'amafaranga. Iyo ukanzeho gutya ubona ubwoko bwa fiat money ushaka kubikura cyangwa se kugura ukoresheje bitewe n'igihugu uherereyemo. Uko twebwe turi mu Rwanda rero tuzaza twandikemo RWF, bivuga Rwandan francs, amafaranga y'u Rwanda. Nitumara gukandaho gutya tuzaba tumaze guhitamo currency y'amafaranga twifuza kugura dukoresheje. Noneho icya kabiri tuzaza turebe ko hano hari akabara k'umweru, hano hari akabara k'umweru, hano hejuru handitse buy. Nidusanga iri hano muri sell, twe tuzahindura tuze dushyire hano muri buy, habe hameze kuriya mu ibara ry'ubururu, kuko tugiye kugura cryptocurrency. Hariya kuri sell tuzakoresha ubutaha tugiye kuri uburyo tugurisha cryptocurrency dufite kuri Binance. Noneho rero ubu buryo nubwo buryo wakwifashisha ugiye gukora deposit ukagura crypto, ukagira konti yawe nayo iriho umubare wa crypto nka kuriya mwabonye iriya balance yanjye yari imeze. Noneho nta gutinda, hano hakurikiyeho tugiye kureba ibindi bintu bitatu by'ingenzi. Hari hano handitse USDT, hano handitse amount, hano handitse payment, nka payment method, uburyo uzifashisha wishyura. Abari bank transfer, hari mobile money, hari cash app, bitewe n'uburyo ukoresha. Hano rero mu Rwanda twebwe dukoresha payment akenshi izwi ni mobile money, kugira ngo tugure crypto dukoresheje mobile money. Tuzaza duhitemo mobile money gutya, dukore confirm,
noneho tuze hano ha kabiri handitse amount, dukandeho duhitemo amafaranga make dushobora gutangiraho tugura cryptocurrency umu agent yaduhera. Tuzandikamo wenda urugero gaciro 2,000 y'amafaranga y'u Rwanda, dukore confirm kuriya, noneho tuze hano kuri USDT duhitemo crypto twifuza kugura. Hano rero hari crypto nyinshi, hari Ethereum, hari BNB, hari USDC, hakaba Bitcoin, ariko twebwe reka tugura no munsi USDT nka crypto itworoheye. Nitureba aba agent bazaduha hano na aba agent bakoresha mobile money, bashobora kuduhera ku giciro gito gishoboka, akaba 2,000 y'amafaranga y'u Rwanda, akaba rero tugiye kuguraho crypto USDT. Noneho rero ikindi kintu tuzitondera nitumara guhitamo aba agent bagiye kuduha hano batugurisha izi crypto, tuzareba icyitwa limit. Limit yo niriya twahereyemo twashyizemo ibanza, ndetse na limit over cyangwa se amafaranga menshi ntarengwa umu agent ashobora kuguha atarenza. Ibyo nitumara kubireba tuzabisanga aha. Ni first limit, ni last limit, ni nka limit isoza amafaranga menshi ashobora kuba yaguha atarenza. Nitumara kubireba gutya rero tuzakurikizaho kureba amafaranga afite cyangwa se umubare wa crypto afite kuri account ye ya Binance. Tuzaza turebe hano hasi, aka kantu ni ingenzi cyane. Nitumara kureba uyu mubare afiteho kuri konti ya Binance, impamvu aka kantu ari ingenzi nuko abaye ari crypto izo dushaka kugura ari zafiteho gusa, birashoboka ko ahita aclosinga account ya Binance akaduheza ntatugezeho ibyo dukeneye kuri konti yacu. Ariko iyo afiteho izindi nayaduhe, icyo Binance Exchange kimukorera ukatanga raporo, ndabereka uburyo bikorwa nabyo. Bashobora kubloka izi USDT ze afite kuri account yiwe, noneho Binance bakamusaba ibisabwa, bakamutegeka ibyo agomba gukora, atabikurikiza Binance igafatira za crypto ze ikazihereza abo azifitiye, ubundi igaclosinga account yiwe. Icyo nicyo gihano iho umuntu wanze kwishyura ibyo abandi baguze. N'urugero, noneho tuzaza dukande buy. Nitumara gukanda buy tuzareba ko crypto dukeneye zingana n'amafaranga 2,000 y'amafaranga y'u Rwanda. Hano uko zingana izaba ari USDT 1.30 zihwanye n'agaciro k'amafaranga 2,000 by'u Rwanda. Noneho ibi nitumara kubireba gutya, tuzaza turebe ikindi kintu cyitonderwa. Tuzaza turebe hano ko ari online uyu mu agent dushaka kugurira crypto. Ibi ni ingenzi cyane kuko bigufasha kwihutisha muri transaction, ukagura vuba USDT zaguze zikagera kuri account yawe ya Binance hakiri kare ku gihe cyagenwe. Noneho iyo bimaze kumera gutya rero, ikindi kintu ukurikizaho ugakanda hano hasi handitse press order, tugapressinga order yacu kuriya. Twamara gupressinga order tuba tugiye kureba noneho ibintu by'ingenzi hano bikomeye. Tugiye kureba aka dashboard kameze gutya, turebe ibintu bikarimo bigakubiyemo by'ingenzi tugomba kwitaho. Turabanza turebe hano hambere, turebe iminota turi bube duherewemo izi crypto. Ni iminota 15 yatangiye kubara. Noneho ushobora gukanda hano hejuru ukabanza ukamwandikira ngo ati uri chat akagusubiza, ariko ibyo ntabwo ari byo tugendereye cyane. Ukabanza ukaverifya neza ko wamaze gusetingamo amafaranga angana na crypto ukeneye, ukareba amazina ye. Hano umaze kureba amazina yitwa Twagirimana, ukareba nimero ya telefone uri bwifashishe wishyura iziriya crypto ushaka kugura. Dore ngiyi nimero ya telefone. Ikindi kintu ureba, yenda urareba hano hasi kuri order detail,
turebe muri fiat money ni 2,000 y'amafaranga y'u Rwanda. Noneho price uyu mu agent yagiye kuduhera tributo imwe 1,472 n'ibice 83. Noneho nitumara kubona ko uyu mu agent ariyo amafaranga make yagiye kuduhera iyi tributo, tuzaza turebe ikindi kintu hano, tuzakanda OK. Ikindi kintu tuzareba no kuza tugafata iyi nimero tukandika, tukaza hano kw'aka kantu tukayikora copy tugakandaho kugira ngo tuze kuyifashisha twishyura izi tributo, noneho nawe abashe kuzitwohereza kuri exchanger ya Binance. Icyo tuzakora nitugera aha rero, tuzaza dukore gutya tumere nk'ababikuyemo byose, tuze kuri mobile money yacu ibisanzwe, tuze twandikemo abagiye kohereza, tumwoherereze amafaranga aho 2,000. Kirazira kohereza amafaranga arenze ayo bashyize hariya muri order. Dushyiremo, dutegereze, dupestingemo ya nimero, dukande send. Noneho dushyiremo umubare w'amafaranga 2,000, ntitubirenza nk'uko aribyo twavuze. Dukande send nk'ibisanzwe, turebe ko ari Twagirimana wa muntu tugiye koherereza amafaranga, hanyuma akaduha tributo zihwanye n'aya mafaranga twifuza. Nitumara kubona ko amazina ariyo, tuzaza dushyiremo umubare wacu w'ibanga, maze dukande send. Amafaranga 2,000 aba agiye ku mu agent wacu. Noneho dutegereze igihe ko kibugere akatwoherereza Binance. Ubona ko hari ejo hese batwohereza message yuko twohereje amafaranga kuri Twagirimana. Noneho birashoboka ko ushobora kuza gutya ukamanura hariya ukareba iyi message, warangiza ukayikora screenshot. Bimaze gufata screenshot rero ya message, ushobora kuza ukakanda handitse upload proof, ukaza ugakandamo kuriya, ukajya muri storage ya telefone yawe, ukoreramo ya message ya screenshot wafashe, wangiza ukayimwoherereza gutya, imwereka yuko wamaze kwishyura kuri nimero yiwe ya telefone. Hanyuma murareba hano hejuru handitse view, ukanzeho gutya uhita ureba ko handitse icyitwa pending payment confirmation. Ni uburyo ni nka dashboard ikwereka aho igikorwa cyawe cyo kwishyura tributo kigeze. Murabona hano twaguze USDT zo 2,000 by'amafaranga y'u Rwanda, turangije tugura ku 1,472.83, bazaduhereza tributo 1,30 ya USDT. Twishyuye dukoresheje mobile money. Iyo tinze kwishyura rero, ushobora kuza ugakanda hano handitse help, ukamuripotinga. Nyuma yo kumuhamagara ukamubwira uko wishyuye byose, ukabimubwira akanga, akumva ashaka kukwiryaho, ntashaka kwereka ko nta mwanya ashaka kuguha, akakubwira nabi, ushobora kuza ukamuripotinga, maze bya bihano byose twavuze haruguru bigakurikizwa na Binance. Ngira ngo rero murareba hano tayari
twebwe nta dutindiye amaze kuduhereza kiributo yacu ingana na kiributo imwe USDT n'ibice 30. murabona ku dashboard bahita bakwereka ko deposited to your founding account. Hano rero biba byamaze kwemezwa. Icyo ukora uraza hano ugakanda positive ko igikorwa cyagenze neza, hanyuma birarangiye. Wowe bamaze kubona kiributo zawe niwo wishyura, wamaze kumwishyura ugakanda hejuru hari akakubo gutya, ukabona ko hano hejuru handitse 1.35 USDT order has been completed, yamaze kuzuzwa, byarangiye. Ushaka roza ukamuflowinga ukajya umukorana ugakanda enable gutya, noneho done, ubundi ukaza ugakanda hano kwa kaga fresh ukareba ko USDT zawe zageze gute, zakugezeho. Iyo umaze gukandaho gutya rero tujye kuza turebe kuri ya balance, turebe ko yiyongereye koko kiributo bazigereje kuri account yacu. Nituza tugakora refreshing gutya, tugakora refresh gutya, tuzabona ko hagezeho kiributo ebyiri n'ibice 29 kuri account yacu, kandi yari 0 n'ibice 99 twari dufiteho. Ubu rero nibwo buryo bwiza bwo kugura kiributo currency ukoresheje uburyo bwiswe peer to peer bukoreshwa n'abatari bake. Hano rero niba unyuzwe n'iyi video, yisharinge, like na comment, birakenewe kugira ngo tujye tumenya ibyo tubaganirizaho mu bihe biri imbere. Dufite group WhatsApp yacu ni Smart Pips Academy. Smart Pips rero ni nka company yaje kugira ngo idufashe kujya tumenya, dusobanukirwe n'imikorere y'amasoko y'ikoranabuhanga, harimo cryptocurrency, harimo forex trading, hakazamo stock market n'ayandi yose mugenda mwumva akorera online. Twaje kuyashyiraho umucyo, dukureho ibinyoma, dukureho scams zigenda zikoreshwa n'abatari bake. Hano tukungura ubumenyi, tukugira inama ku bijyanye na cryptocurrency n'ibindi byose twagiye tuvuga. Ntugende udakoze subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi dukora hano. Haba kujya muri group, watwandikira kuri nimero ubona kuri screen tukagushyira muri group, cyangwa se ukatwandikira muri comment ku kindi wifuza ko twazakubwiraho. Turabakunda cyane rero nka Smart Pips, mukomeze kugira ibihe byiza. Bye bye.